tukurate nshongore, tukuvuga imyato nyamamare rwema, imihigo wuje yaminutse imyaka, umuryango niwo mizero. Umuryango niwo mizero, niwo soko ndemyabuzima, faresi ikaba ishingiro n'ipfundo ndemyamiryango. Shalom. Urugo rwiza ni ijuru rito. Mu rugo rwiza abashakanye baharanira kubana mu mahoro bagakumira intonganya. Hari abagabo bataha biyenza bashaka impamvu y'intonganya, n'igihe hatari ikibazo bakakirema, cyangwa haba hari ikibazo gitoya bakakigira umusozi. Hari n'abagore bameze batyo, nabo biyenza impamvu yose bayigira nini, ugasanga mu by'ukuri umuntu ni nk'aho aberewe kugenzura ibikorwa by'undi, amushakaho impamvu, ashaka gutongana, ashaka kwiyenza. Hari n'abagabo bajya bataha mu rugo akiyenza kugira ngo abone uko yirukana umugore we mu cyumba, cyangwa se umugore akiyenza kugira ngo ave mu cyumba cy'abashakanye. Iyo uhora wiyenza nta mahoro uba ufite muri wowe, kandi uko ubuza amahoro niko uyabuza n'abandi. Wowe rero mugabo cyangwa umugore wiyenza, hinduka, ureke umwijima, wakire urumuri, urugo rwawe urubibemo amahoro. Nyagasani akumurikire kandi umugisha we uguhoreho, urakabaho.